Mani bamugisha. Urakoze cyane, uyu mwanya ni mwiza, twongeye kwisangaho kumanyagura gusangira nk'itoro ryawe, kwicara kugira ngo dusobanukirwe neza umugambi wawe wo gucungura umuntu. Tunejwe cyane rero n'uyu mwanya, turasabye kugira ngo umwana wawe muri we urimo kandi ukoreramo, reka imbaraga zawe zigwire muri we Data wa twese, kugira ngo abashe kubumbura akanwa avuge ibyurutse imitima y'abantu. Nta kindi cyakurutse imitima y'abantu uretse agakiza gusa twaboneye muri Kristo Yesu, tutari kuvana ku kindi kintu cyose, tutari kuvana mu bushobozi bwose. Oya, aho niho tubasha kuruhukira, niho tubasha kunezererwa, niho tubasha kumenyera tugasobanukirwa ingano y'urukundo wadukunze Mwami. Reka rero uyu mwanya buri muntu wese yasamura akanwa ke abashe kurya. Hari bene data bari kuri YouTube nabo babashe kwakira, hari abazafata umwanya bakurikirana kuri YouTube. Abo bose reka iri jambo ryawe n'imbuto iri guterwa mu bantu bawe, mu bana bawe, tubashe gusobanukirwa Mwami mwiza. Ntabwo icyubahiro muri byose mwiza ya Yesu Kristo. Amen. Amen, amen. Welcome, Apostle. Reka twakire Apostle wacu tukoma amashyi. Turakwakiriye cyane Apostle. Oh, hallelujah. Glory to God. Glory to God. Turashima Imana cyane. Imana itugiriye neza, ikongera kuduha umugoroba mwiza. Izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Ndabasuhuje mwese aho muri, aho muherereye. Umwami Imana akomeze kubagirira neza no kubaha umugisha. Umwanya mufashe wo kuza muri aya materaniro, umwanya mufashe gufata umwanya mukicara niba ufite Bibiliya yawe aho kwandika. Turashima Imana ku bwawe. N'ubundi dusenge, nubwo bari bamaze gusenga, twongere dusenge kandi kwizera ko uyu mugoroba hari ikintu gikomeye Imana igiye kongera ku buzima bwawe, ugiye kwiga, ugiye gusobanukirwa. Data, turagushimye kwinjira kw'ijambo ryawe, kuzana umucyo. Turabizi ko uyu mugoroba ari umugoroba udasanzwe, umugoroba ugiye gukoramo ibikomeye, umugoroba ugiye gukoramo ibidasanzwe. Mu izina rya Yesu ushimwe ku bw'aba bantu bose. Niyo mpamvu nzamuye ijwi ryanjye mvuga ngo imitima yabo ihugukire kumva ijambo ryawe, kandi ibe yiteguye rwose kugira ngo yakire ukuri kw'ijambo ry'Imana. Izina rya Yesu turakoze ko uri natwe, kandi ubwiza bwawe bugiye kugaragara. Ijambo ryawe ririmo rivugwa, ukuri kwawe kurimo kuvugwa, ibitaratewe n'Imana byose birandurwe mu izina rya Yesu, maze icyubahiro gikomeze kuba icyawe none n'iteka ryose. Amen. Imana ihabwe icyubahiro. Dushimye Imana ku bw'abagabura b'ijambo bose bari aha ngaha. Ndabishimiye, ntago ndi bubavuge mu mazina mwese, ariko abo ndi kubona hano kuri screen yanjye ya mbere, ndabona Frederic, ndabona Emma, ndabona Peace, n'abandi mugiye mutandukanye, ndetse na mushuti wanjye Daniel nawe waje guterana natwe. Imana ihabwe icyubahiro. Turabakira, turashimiye, mwumve ikaze muri uyu mwanya. Sinzi okay, na Pastor Mpano ndabonye akomya amashyi. Sinzi impamvu uyu munsi batakuzanye kuri screen ya mbere. Sinzi impamvu batakuzanye kuri screen ya mbere. Turakwishimiye nawe muyobozi, uri umugisha mu izina rya Yesu. Munyemerere udatinze, hari ukuntu amasaha yihuta. Niba network ndi gukoresha iri gukora neza muraza kumbwira. Nimwumva hari akabayemo muze kumenyesha. Mwumva akantu kabayemo akariko kose mumenyeshe, ndabandeba message. Nuko rimwe na rimwe iyo nafatiyeho ntajya ndebana ibintu byinshi, ariko ndaza kuba maso kugira ngo menye ko tukiri kumwe. Mukomeze munyereke ibyo bimenyetso. Wow. Nimugoroba twagereje n'uwo tugiye gusubukurira. Nari mfite gahunda yo gusubukura ngo mpite nkomeza kubyo numvaga nshaka gukomerezaho, ariko uyu munsi
ndimo gusenga, ndimo gukora study, ari iby'Imana yanyoboye kugira ngo tuganireho n'ubunizaho, ariko dutinde cyane atsimbure ejo dukomeza tujya no mu zindi mpande zigaragaza agakiza twahawe. So twavuze ko agakiza ari package y'Imana, y'urukundo rw'Imana ku bantu. It is God's package of his love in salvation. Ni kuvuga ngo salvation is God's package of his love to mankind. Ni ngo Imana ishaka kugaragariza umuntu urukundo, yafashe agakiza ipakingamo byose, ipakiramo byose yari ikeneye guhereza umuntu, irangije ifata agakiza igahereza umuntu. So agakiza ni impano y'Imana, y'iby'Imana yashatse guha umuntu byose kuva isi yaremwa. Imana ishimwe cyane. Bibiliya iravuga muri Yohana 3:16 kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Uwo ni umurongo twese tuzi, twafashe mu mutwe tukirana Sunday school. Umurongo n'umuntu udakijijwe usanga azi. Kubera iki? Ni ubutumwa bwiza bw'Imana ku bantu, ko Imana yakunze abantu bose hanyuma igatanga umwana wayo w'ikinege. Hanyuma ejo turimo twiga twabonye ko uyu mwana w'ikinege ntabwo ari umubebe w'imyaka 16 cyangwa 8 cyangwa 20 ngo barora ahantu urimo gukina, ngo hanyuma ari abantu bajya babikoresha bakabikoresha bahereye kuri ya nama ngo yabaye. Yohana yavuze ngo habaye inama mu ijuru, ngo nuko Imana iraza ngo iteruye urutabo runini, ngirabaza ngo ninde wabumbura iki gitabo, akamena ibimenyetso bigifatanije. Hanyuma abantu bagatangira gukora ayo mafoto. Babujije kujya gukora amafoto ku bintu by'ijambo ry'Imana. Praise the Lord. Ibintu byo gufata amafoto mukayasiga mukayasohora, bigendeye ku magambo amwe namwe tuba twasomye muri Bibiliya, ariko ugasanga nta busobanuro buhagije twabonye. Ni ikintu kitari cyo, gikwiye kwitonderwa kandi gikwiye kwitabwaho cyane. So ntabwo rero umwana w'ikinege Imana yatanze yari umuhungu w'imyaka 16 wari aho ngaho wayisumanika ukuboko ngo papa ngo jewe ndagenda. Oya, ahubwo iyo bavuze ngo yatanze umwana wayo w'ikinege, bivuga umwana only son, the only son. Ni kuvuga ngo iyo tuvuze umwana w'Imana w'ikinege, ijambo umwana w'Imana ubwaryo risobanuye Imana mu muntu, Imana mu muntu. So kombinezo y'Imana n'umuntu, uruvange rw'Imana n'umuntu, ikivuyemo nicyo twita umwana w'Imana. Ikivuyemo nicyo twita umwana w'Imana. Iyo bavuze ngo w'ikinege, nuko nibwo bwa mbere byari bibayeho Imana yinjira mu muntu. Nibwo bwa mbere byari bibayeho Imana yinjira mu muntu. Imana ishimwe cyane. Niyo mpamvu bavuga ngo n'umwana umwe w'ikinege. Ariko ngufitiye amakuru meza. Usonye mu gitabo rwandiko rw'Abaroma 8 ugasomera ku murongo waho 29, ntabwo uyu munsi bagaragaza yuko Kristo akiri umwana w'ikinege, ahubwo ngo yabaye imfura muri bene se benshi. Hallelujah, glory to God. Kubera iki? Yohana 1:12, abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi nabo bwo kuba abana b'Imana. Mbere yari umwana umwe w'ikinege, ariko uyu munsi yabaye imfura hagati muri bene se benshi. So umwana w'Imana nawe umwana w'Imana, ntaga uri umwana w'Imana mu myaka, ntago uri umwana w'Imana ngo uri umwana w'Imana, kuko iyo ngiyo ni resulta iva mu ruvange rw'umuntu n'Imana. Iyo umuntu yakiriye Imana muri we,
aba ari umwana w'Imana. So iyo tuvuze rero ngo umwana w'Imana Bibiliya ntabwo tuba tuvuze a pekin of God cyangwa se umwana w'Imana nk'umubebe. Praise the Lord. Now rero ngo byatumye itanga umwana wayo w'ikirege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhora. Ni urukundo rwatumye Imana iza ubwayo igahinduka umuntu. Nicyo bashatse kuvuga, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye ihinduka umuntu. Byatumye ihinduka umuntu bwa mbere mu mateka, kugira ngo uwizere iyo Mana yaziye mu muntu ngo atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo uhoraho, yakire ubuzima bw'Imana muri we. Ndagira ngo twihute gatoya turebe bimwe mu bigaragaza ko igitabo cya Bibiliya ari cy'ukuri. Nta kantu gato nateka iminota 5 kugira ngo n'agakiza dusobanura. Umuntu yakubaza ngo ko dufite ibitabo byinshi by'imyizerere, hari ibitabo bigiye bitandukanye, yewe no mu bakristo hari ibitabo bigiye bitandukanye. Hari nka Bibiliya ntagatifu irimo ibiruta ibiri muri Bibiliya y'abarokore. Wakubaza ngo impamvu ni iyi, hari abizi hari abandi batabizi. Iyo twigisha nkaho tutugeze tubivugaho kugira ngo abandi bakomeza kwiga. Iyo ubona umumaro wa repetition mu butumwa bwiza, ni impamvu tugasubiramo. Imana ishimwe cyane. So Bibiliya kimwe mu kigira authentic, kigira igitabo cyangwa se igitabo kidasanzwe cyemewe, kandi igitabo cy'ubumana kandi kivuga ukuri. Icyambere gikomeye nuko cyanditswe, nicyo gitabo cyonyine cyanditswe n'abanditsi 40. Abanditsi 40 banditse bavuye ku migabane 3, hanyuma bakandika mu ndimi 3. Aba banditsi bose uko ari 40 nta numwe wahuye n'undi. Aba banditsi bose uko ari 40 nta numwe wahuye n'undi. Ndavuga abo mu isezerano rya kera, kuko mu isezerano rishya hari abahuye, hari abaganiriye, abo bitaba eye witness. Isezerano rya kera abarenga 30 banditse igitabo cy'isezerano rya kera. Ibitabo byo mu isezerano rya kera nta numwe wahuye n'undi. Mose abwaziranye na Eliya, ntabwo aziranye na Dawidi. Dawidi avuye muri Yeremiya tujya muri Yesaya, ngo tekereze ngo bari abantu baziranye. Oya, hagati yabo na Yesaya, Hasaya na Hagayi hari imyaka utabara. Hagati ya Hagayi na Maraki hari imyaka myinshi. Ntabwo bigeze bahujana bitandukanye, bagenda bana nta n'umuzanye na muziwe. Ibutsa kangaka ntabwo hariho social media ngo tuharu ibyo ndi yakoze ngo hanyuma we agenda byagofya yandike. Umuntu wese yandika guhanuzi arahwari. Hanyuma nyuma y'imyaka myinshi baje guhuza bya bitabo, basanga ibi bitabo ni ibitabo bivuga ku buhanuzi bumwe bw'umugabo witwa Yesu Mesiya uzaza agacungura isi ayivanye mu byaha. Aba bahanuzi bose mu isezerano rya kera bahurije ku buhanuzi bwa Mesiya uzaza agacungura isi akayikura mu cyorezo cyitwa icyaha. Hanyuma mu isezerano rishya ibitabo byose byagiye byandikwa, bagiye bibanda bareba ibitabo byasohoje birimo gusohora k'ubuhanuzi bwose bwo mu isezerano rya kera. So byose hamwe bikaba ibitabo 66 byuzuyemo ubuhanuzi no gusohora kwabwo mu buryo buri accurate. Oh my God, I don't know how I can emphasize this. Ngo ubu buhanuzi bwose bwo mu isezerano rya kera bwanditswe bukandikwa n'abantu bataziranye. Mu isezerano rishya bagaragaza gusohora kwabwo muri Kristo Yesu. Wa wundi bose banditseho yaraje asohoza buri buhanuzi bwa buri muhanuzi wese yamuvuzeho mu buryo buri accurate. So nta kindi gitabo ku isi kirimo ubuhanuzi no gusohora kwabwo mu buryo buri accurate nka Bibiliya.
impamvu rero ibi bitabo byatoranijwe, habaye cyitwa canonization, hari ibitabo byinshi, hari inzandiko nyinshi, ariko hatoranijwe ibi bitabo 66 kubera ko ari byo byonyine byavugaga ku gakiza no ku mugambi w'Imana wo gucungura abantu. Ibindi bitabo byari birimo ubwenge bushobora kugufasha kubaho muri ubu buzima, kubana n'abandi n'ibindi bigiye bitandukanye, nkuko nanjye nakandika igitabo nawe nkuko wacyandika, ariko itandukaniro ry'ibi ngibi 66 ni ibitabo bifite umwihariko wa message imwe, bivuga ku muntu umwe, bivuga kuri message imwe, concept imwe, kuva mu itangiriro kugeza mu byahishuwe. So bivuga ngo rero ibi bitabo byose uko ari 66 iyo bisobanuwe hanze ya Kristo, habaho icyo twakita gutsindwa, kuyoba, kuvuga amakosa, kuyobora abantu nabi, kuyobya abantu, kubera ko ni ibitabo byarobanuwe bifite message imwe, bivuga ku muntu umwe. Isezerano rya kera ubuhanuzi, isezerano rishya gusohora k'ubuhanuzi. So ubuhanuzi bwose bwo mu byanditswe byera bwarasohoye, kandi ubu buhanuzi ubuhanuzi bumwe. Ntabwo Mose yahanuye ibitandukanye n'ibya Eliya, nubwo babayeho mu bihe bitandukanye. Ntabwo Eliya yahanuye ibitandukanye n'ibya Dawidi. Ushobora gusoma Zaburi ukumva ngo ni indirimbo ya Dawidi, ariko ntumenye ngo ni ubuhanuzi. Kandi ubuhanuzi bwose bwavugaga kuri Kristo. Badushyirireho Luka 24 umurongo waho wa 44. Luka 24:44. Babudushireho tubusome hano, ntabwo ne nawe uteguye. Oh my God, iyi minota nayo tujya dushwana kabisa. Haravuze ngo maze arababwira ati aya niyo magambo nababwiraga nkiri kumwe namwe, yuko ibyanditswe kuri jye byose mu mategeko ya Mose no mu byahanuwe no muri Zaburi bikwiye gusohora. Ibyanditswe mu mategeko ya Mose no mu byahanuwe mu bahanuzi bose, ndetse no muri Zaburi. So na Zaburi yose ni ubuhanuzi bwahanuraga kuri Kristo Yesu, bwavugaga kuri Kristo Yesu. Sonye mu gitabo cy'Abaroma igice cyaho cya 1 umurongo wa 1 kugeza ku wa 4, avuga uburyo Paulo yavuze yuko yahamagariwe kuba intumwa kandi yatoranirijwe ubutumwa bw'Imana. So ubutumwa bw'Imana uhereye kera, ngo nubwo yasezeranije kera mu kanwa k'abahanuzi bayo mu byanditswe byera. So ibyanditswe byera itangiriro kugeza Maraki, ibyanditswe byose byari bifite ubuhanuzi bumwe. Niyo mpamvu Petero yavuze ngo dufite ijambo ryahanuwe. Ntabwo yavuze amagambo, yavuze ijambo ryahanuwe. Now aravuga ngo ibyo byasezeranijwe kera mu kanwa k'abahanuzi bayo mu byanditswe byera. Ibyo byahanuwe ni ngo ubwo buhanuzi buvuga iby'umwana wayo wavutse ku rubyaro rwa Dawidi ku mubiri. So ubuhanuzi bwose buvuga ku by'umwana wayo. Imana ishimwe cyane. Umwana wayo twavuze ko umwana wayo ari iki? Ari Imana guhinduka umuntu. Nicyo twita umwana wayo. So byavugaga kubijyanye n'Imana izahinduka umuntu. Ibyahanuwe byose n'abahanuzi n'ibyavuzwe muri Mose ndetse no muri Zaburi byavugaga ku by'umwana wayo, ku by'Imana izahinduka umuntu ikaza mu rubyaro rwa Dawidi ku mubiri. Usomye muri Matayo 1 baravuga ngo ibi nibyo bisekuruza ngo bya Yesu Kristo mwene Dawidi mwene Aburahamu. Nuvuga ngo Kristo yakomotse kuri Dawidi mu mubiri, ariko kandi turabizi neza yuko ahangaha byari kugira ngo yemerere gutura muri iyi si, kwa muri iyi si afite umuryango akomokamo, kuko ibyo nibyo bigenga isi. Ntabwo wava mu kirere ngo uze wikubita aho ngaho gusa, ugomba kuba ufite aho ukomoka. Ariko twese turabizi ko Kristo nta maraso na make yari afite yo mu muryango wa Dawidi, ariko ibyahanuwe byavuze yuko yavutse mu muryango wa Dawidi ku mubiri.
duhereye kuri Aburahamu igihe Imana yamusezeranyaga ngo mu rubyaro rwawe. Numva tuzabivugaho ubutaha kugira ngo tubyinjiremo neza iby'ibisekuru. Now Kristo yaraje konfirma yuko ibyanditswe byose byapointingaga kuri we, byagaragazaga Kristo Yesu. Yohana 5:39 murondora mu byanditswe kuko mwibwira ko muri byo arimo mufite ubugingo buhoraho kandi ari byo bimpamya. Yesu hanga yabwiraga abafarisayo ngo barondora mu byanditswe kuko muri ibyo byanditswe bibwira ko arimo bafite ubugingo, ariko muri ibi byanditswe byose niwe bihamya. Ntago mu byanditswe harimo ubugingo cyangwa ubuzima, ahubwo mu byanditswe ni urutoki rutunga ku buzima bwa nyabwo aribwo Yesu Kristo. Ejo twavuze yuko Imana ubwayo ariyo yakoze umurimo wo kwishyura no kwikorera igihano cy'ibyaha byacu. Aho mvuye muri introduction, sasa turatangiye. Mvuga ku byejo twavuzeho ko Imana ubwayo ariyo yakoze umurimo wo kwishyura no kwikorera igihano cy'ibyaha byacu. Twabonye yuko igihano cy'ibyaha ari urupfu. Tubona ko umuntu yari yarapfuye igihe yacumuraga muri Edeni. Nurya kuri iki giti no gupfa uzapfa. So ariko kandi Imana iraza kugira ngo ipfe urupfu rw'uyu muntu, hanyuma uyu muntu abe muzima. Ejo dusoza twasoreje ahantu ndi kuvuga ku bijyanye n'imibabaro ya Kristo. Mvuga yuko imibabaro ya Kristo ntabwo yari iyo mu mubiri, ahubwo yari iyo mu buryo bw'umwuka. Usenya mu gitabo cya Luka 22 umurongo wa 44 na 45. Luka 22:44 na 45 haravuga ngo kuko yarababaye bikabije asenga cyane, n'ibyuya bye byari bimeze nk'ibitonyanga by'amaraso bitonyanga hasi. 4:5 amaze gusenga arahaguruka ajya kubigishwa be, asanga basinzirijwe n'agahinda. Uyu ni Yesu mbere yuko afatwa, mbere yuko akubitwa, mbere yuko anyuzwa muri ya mibabaro yose mwabonye musoma cyangwa se mubona muri filime bagiye bakina. Ataragira nta muntu n'umwe uramukoraho. Bibiliya iravuze ngo yarababaye bikabije, yagize umubabaro ukabije, yarashenjaguwe mu mutima we, yagize agahinda gakomeye kugeza ku rwego ibyuya yabaye amaraso. Uyu mubabaro wabereye imbere mu mwuka ntawuhuriye, uyu mubabaro wabereye imbere mu mwuka we ntawuhuriye n'imisumari bamuteye. Mbere yuko bakoraho yarabaye abiri ibyuya bitangira gutonyanga bimeze nk'amaraso. Asubira kubigishwa be ngo asanga bo basinziriye. Yandi magambo, uyu wari umutwaro we, nta wundi wagomba gufasha. Yewe yagiye abinginga akababwira ngo munaniwe kwana nanjye isaha imwe gusa, ngo akagenda yagaruka agasanga basinziriye. Cyari ikimenyetso kigaragaza yuko umuntu nta rumwe azagera mu bijyanye n'agakiza. Umuntu nta ruhare na rumwe ntazigera afatiraho Yesu ngo yirarire ngo Yesu namufatiyeho mfatanya nawe gusenga. Igihe yari arimo gusenga i Getsemani ngo natwe twaramusengeraga. Bari basinziriye. Ntabwo ari uko ababigishwa bari abanebwe batashoboraga gusengana nawe, ahubwo cyari igihe aho nta muntu n'umwe ugomba kumufatiraho, kuko umurimo w'agakiza wari uw'Imana gusa mu kuva mu itangira kugeza usozwa. Imana itigeze ireka umuntu n'umwe kugira uruhare agira. Na Petero ngo baje kumufata, nyuma y'ahangaha baje kumufata, Petero yakuye inkota acugutwi ku musirikare. Yesu agusubizaho aramubwira ngo iyi niyo saha yabo. Petero ahita ukanga aragenda, aravuga sinzongera kurwanira umuntu udashobora kwirwanaho. Ariko byavugaga iki? Hariya umusirikare umwe mu basirikari bari baratojwe na Roma akutera inkota agapfa. Yesu nawe akajya ku musaraba agapfa. Uyu munsi haka itorero rya Kristo
abo ni itorero rya Petero, kuko bari buzajya bavuga bati nubwo Yesu muvuga ko yapfuye, ariko Petero niwe wabanjeyo. Ubwo rero ntabwo twari kuba dufite icyo Petero, ariko Imana ntiyemereye umuntu n'umwe uwo ari we wese kugira uruhare mu bijyanye n'umurimo. Now, Yesaya avuga ijambo ko 5:3 ngo he was wounded, Yesaya was our transgression, he was for our iniquity, bruised. Iri jambo bruised risobanuye to be crushed inwardly. So crushing yabayeho kuri Kristo ntabwo primarily ari iy'umubiri, yari iy'imbere. Yashenjaguriwe ibicumuro byacu. Uku gushenjagurwa kwabaye mbere yuko hagira n'umuntu umukoraho, mbere yuko hagira n'umuntu umufataho, mbere yuko baza no kumufata kumujyana. Biriya bakoraga umuhango wo gusoza umuhango kugira ngo basohoze ibyanditswe, ariko gushenjagurwa k'ukuri kwabereye n'imbere. He was bruised for our iniquity. He was crushed under the weight of sin. Not just mere nails. Nagari imisimari just isanzwe. Ahubwo yabaye crushed. N'uburemere bw'icyaha. Igihe avuga ngo mwami niba bishoboka iki gikombe kindenge. He was crushed inside. Biblia avuga ngo he became sin. Abakorinto 2:5-21. Utarigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye kuba icyaha kugira ngo twebwe tube gukiranuka kw'Imana. It was divine exchange. Yabaye icyo twari cyo. Nicyo twita kwiyambara. Yiyambaye gukiranuka. Yambara umwambaro wanjye nawe. Yambara urupfu rwacu. Aduhereza ubuzima. It was a divine exchange. Ntabwo yikoreye just ibyaha byako birangira aho ngaho, ahubwo yahindutse icyaha. He became sin. The Holy One became what he had never known. Yabaye itatigeze kumenya. Utarigeze kumenya icyaha yabaye cyo. Iri jambo rero niryo risobanuye to be separated. Separation from the Father. Nicyo cyari kimubabaje gutandukana na Data, kuko ntago yaba icyanga sigare ari kumwe na Data. Nicyo cyari cyarabaye muri Edeni igihe Adamu na Eva bakoraga icyaha, batandukanijwe na Data. Imana itandukana n'Imana. Ejo nabisobanuye mvuga Imana Data n'Imana Mwana. Burya Imana yabwiye Imana ngo ndagiye sigara, ndagiye njya gucungura umuntu, hanyuma Imana ikajya ibwira Imana, Imana ikirengagiza Imana, Imana igatera umugongo Imana ku bwacu. Imaze kumutera umugongo, amaze kwishyiraho gukiranirwa kose, amaze kwishyiraho separation yari yarabaye ku muntu, ngo Imana imutera umugongo, aravuga ngo Data, aravuga ngo Mana yanjye ni iki kikundekesheje. So umurimo wakozwe Golgotha, iyo urebewe imbaraga, aba banyedini bose mubona batemera icyo Kristo yakoze ku musaraba, nuko bakirebera mu mubiri. Iyo bavuze imibabaro ya Kristo batekereza za nkoni bamukubitiye kwa Pilato. Iyo bavuze imibabaro ye batekereza ya misumari bamuteye mu biganza. Uzabyumva yewe bakomeza kubivuga. Nibavuga amaraso ya Yesu bazajya batekereza ya yandi yatembye ava mu nkoni bari bamukubise, yarimo kumutembaho atemba. Murabyibuka amafilime mwajyaga mureba n'uyu munsi baracyayerekana ya Yesu wa Yesu wo mu Bwongereza.
wa Yesu wo mu Bwongereza ushaka kumujya areba kuri Peace Montana aramufite aho ngaho. Wa Yesu wo mu Bwongereza wavuze ati ngamenye mukajya munyita Yesu nukajya mumfukamira, ndi umuntu nk'abandi nanjye mfite ibyo ndwana nabyo, ntabwo ndi Imana, nakinye filime nshaka agafaranga. So uwo Yesu rero iyo bamweretse baba mama bagira ama emotion, bamba abanyarwandakazi nkunda buryo mugira za emotion, mukarira mukarira ibintu byose birabariza, mukarira ngo reba kuntu bamukubise inkoni, ngo reba ngo ukuntu. Ariko uyu nguyu wakinye ari Yesu muri filime, icyo atashoboraga kugira cy'ukuri, inkoni yakemera akazi kubitwa kubera amafaranga, imisumari yakemera bakayimushyira mu biganza kubera amafaranga, nubwo batabikoze byari photoshop, byari bya editing, ariko hari n'uwakemera bakabikora kuko ntabwo yapfa. Ariko icyo badashobora kugeraho ni ya crashing yabaye mu isi y'umwuka, yabaye igihe Imana yemeraga kwikorera, icyo ntibagikina ntibakigeraho. So iyo umurimo wakozwe ku musaraba urebeye mu mubiri akazi imbaraga mu bantu, niyo mpamvu abantu bashobora bakomeza kwirwanaho ngo barebe uburyo bagira gute, barebe uburyo bakezwa, kuko ibyo babona uriya yakoze ku musaraba batekereza ko bidahagije. Kubera iki? Uyu murimo bawubonera mu mubiri, bazi iby'imibabaro ya Kristo kari bya bindi nyine bamuteye isumari. Ariko reka mbabwize ukuri, nkuko babivuze ejo, ibi bisambo nabyo babikubise imisumari, turaza kureba n'ahantu babikoreye ikintu Yesu batamukoreye we, byababaye kurusha Yesu. Kuko byo babivunnye n'amaguru bitarapfa, babivunnye n'amaguru. So iyi mibabaro y'umubiri rero Yesu ntabwo ariyo mibabaro y'ukuri yacunguye umuntu. Nababwiye ko n'uyu munsi tuvugana hari abantu bababara imibabaro bababajwe nuko bizeye Kristo, bakababara imibabaro iruta iyo yababaye ku musaraba ku mubiri, bagakozwa isoni kuko yakojejwe isoni ku musaraba mu mubiri. Imana ishimwe cyane. So bivuga ngo rero dukwiye kureba beyond y'umubiri, wumva ikintu yagukoreye mu isi y'umwuka, kuko nubisobanukirwa mu mubiri uzakomeza n'udasobanukirwa agakiza icyari cyo. Nabwiye ko no mu ntumwa zari abantu bababaye kumurusha, witwa Bartolomayo bamukuyeho uruhu bamwanika ku zuba iminsi 3 abona gupfa. Yababaye cyane imibabaro y'umubiri kurusha Kristo. Ariko umubabaro w'ukuri wabaye mu kurekura ubumana, afata ububi bwanjye nawe, uwo ni wo mubabaro w'ukuri watumye arira, watumye ataka, watumye avuga ngo data nicyo kikundekesheje. Uwo ni wo mubabaro, niko kwa ibyaha byanjye nawe. Nusobanukirwa uwo murimo yakoze, ntabwo uzongera gusuzugura ubuntu bw'Imana, ntabwo uzongera kumva ubuntu bwe utaye kubutekereza uko abanyamadini babutekereza. Tujye kureba ibintu byabereye ku musaraba, turebe bwabyo. Ibintu byabereye ku musaraba turebe n'ubusobanuro bwabyo. Ikintu cya mbere yuko agera ku musaraba, kaduhere batangiye kumukubita, hanyuma ngo abarinzi bari kumwe nawe bari bamurinze, bafata amahwa bayakoramo ikamba. Tugiye kureba ikamba ry'amahwa. Ibintu byose tugiye kureba turajya tureba ubuhanuzi uko byavuzweho mu buhanuzi, hanyuma turebe no gusohora kwabyo, kugira ngo ijambo ry'Imana risohore rivuga ngo yaje gusohora ibyari byaramwanditsweho byose. Abakorinto ba mbere 13:15 bankire icyo cyane tugisome mbere yuko dusoma aho handi nari twagiye gusoma. Abakorinto ba mbere 15 umurongo wa mbere kugeza ku wa 4.
Abakorinto ba mbere 15 umurongo waho wa mbere kugeza ku wa 4. Aravuga ngo bene data ndabamenyesha ubutumwa bwiza nababwiye ubwo ntakiriye mukabukomereramo. Aha kandi mugazwa nabwo niba mubukomeza nkuko nababwirije, keretse niba mwarizereye ubusa. 3 muzi yuko nabanje kubaha ibyo nanjye nahawe kumenya, yuko Kristo yapfiriye ibyaha byacu nkuko byari byaranditswe. Aha zuka ku munsi wa 3 none. Wow. Yesu ntabwo yapfuye just a random death, napfe gusa gutyo, ahubwo uko yapfuye n'uburyo yapfuyemo byose byabamwanditsweho. Mwumvise impamvu natangiye nsobanura ko bizi no gusohora kwabwo. So agakiza tukabonera mu gusohora k'ubuhanuzi bw'umugambi w'Imana yari ifite ku muntu kuva kera. So Kristo yapfuye nk'uko byari byaranditswe, ahambwa nk'uko byari byaranditswe, arazuka ku munsi wa 3 nk'uko byari byaranditswe. Bivuga ngo ikintu cyose tubona kuri Kristo kigomba kuba cyaranditswe kugira ngo kibe kiri valid. Duhere kuri irya kamba ry'amarimbize. Biriya yavuga mu gitabo cy'Itangiriro 3:17-18 by'amahwa n'umurongo. Aha badushyiraho birayi Ikinyarwanda nano nashyizeho Cyongereza. Reka musomera abango. Then to Adam he said, angana igihe Adam naye bari bamaze gucumura, hanyuma barimo Imana irimo ibabwira ikiri hirya mu kutayumvira. Bibwira ngo Imana yari irimo kubavuma, ariko ntabwo Imana yari kubavuma, yari irimo kubabwira bakoze uruhande bagiyeho ibiriyo. Irabwira ngo because you have hidden the voice of your wife and have eaten from tree of which I commanded you, saying, you shall not eat of it. Cast is the ground for your sake. Ngo ubutaka buravumwe ku bwawe. Until you shall eat of it all the days of your life. Ubaraye urwana ubiri ibyuya nibwo uzashobora gukuramo icyurya. Both horns and thistles it shall bring forth for you, and you shall eat the herb of the field. Amahwa n'ibitovu bizamera muri ubwo butaka. So nukuvuga ngo ijambo amahwa nirezirita ni ikimenyetso gifatika mu buryo bw'umubiri bugaragara, kigaragaza umuvumo winjiye mu isi nyuma yuko Adamu akoze icyaha. Ndabisubiramo, amahwa cyari ikimenyetso kigaragara, kirebeshwa amaso, kigaragaza ibijyanye n'umuvumo winjiye mu isi ku Adamu. So Kristo rero kumwambika ikamba ry'amahwa yari arimo agaragaza ko umuvumo winjiye kubera icyaha. Umuvumo winjiye kubera icyaha ukinjira mu isi, kandi ikimenyetso cy'uwo muvumo akaba yari amahwa yameze mu butaka atararimo mbere. Kiriya kizingo cy'amahwa cyahagarariye yose, cyangwa se amahwa ahagarariye umuvumo wose wazanywe n'icyaha. Yesu yarawikoreye ku mutwe we. Ababikoze bamushinyagurira, kuko yari yavuze ngo ni umwami w'Abayuda, ngo bamukorera ikamba ry'amahwa, ngo kajya mubwira ngo dore umwami kuko ngo bakamuramya. Ariko ntibamenye icyo bakoraga, kuko basohozaga ibyanditswe yuko Kristo azikorera imibabaro yose, imivumo yose. Nk'uko yaje mu isi izanywe n'icyaha, Kristo azikorera imivumo yose n'ingaruka za. Matayo 27:29 baboha ikamba ry'amahwa, bari mwambika mu mutwe,
n'urubingo mu kuboko kwe, bamushinyagurira bati ni amahoro mwami w'abayuda. So iri kamba ry'amahoro mwambitse ryaripresentantaga imivumo yose yanywe n'icyaha mu isi yuko Yesu ayikoreye. Munyereke utumenyetso ko muhari mw'abantu. Imana ishimwe cyane. Icya kabiri muri uko kumushyiraho amacandwe, bamupfiriye amacandwe muri 27:30. Haradusomye hari 29:30 baravuga ngo bamucira amacandwe benda rwa rubingo ukubita mu mutwe. So anga ntabwo baragera ku munsi wo kujya kumubamba, niryaso bamufata kajya kumurira. Bamaze kumukubita bamwambika ikamba ry'amahwa, hanyuma ngo benda na rwa rubingo barumukubita mu mutwe. Aya macandwe bamuciriye rero n'izi nkoni Yesaya yabivuzeho mu gice cya 50:6. Yesaya 50:6 aravuga ngo abakubita n'abategeye umugongo n'Isaya yitegera abampfura uruziga. Abakubita n'abategeye umugongo n'Isaya yigera abampfura uruziga, ngo kandi mu maso hanjye sinahishe gukorwa n'isoni no gucirwa amacandwe. Oh my God. Glory to God. So Yesaya hanuye uburyo Kristo azatega ibitugu bakabikubita, hanyuma kandi bakamujyana. Turimo turabona Kristo arimo aragenda asohoza ubuhanuzi bw'umwe kuri umwe. Yahereye mu itangiriro aho byahereye, yikorera ikamba ry'amahwa. Mu itangiriro aho byahereye, umuvumo aho winjiriye, aravuga ati iki kimenyetso cy'amahwa kigaragaza uyu muvuna muheto w'umuvumo waje mu isi kubera icyaha, ngiye kuwikorera wose. Ahita asohoza ibya Yesaya by'amacandwe n'inkoni, aravuga ngo nategeye umugongo n'Imisaya, ngo kandi amaso yanjye sinahishe gukorwa n'isoni no gucirwa amacandwe. Muri Matayo 24:30 tubona ko byahise bisohora, barimo bamucira amacandwe bamukubita inkoni. Icya gatatu wari umusaraba, cyangwa se tubite igiti. Iyo umusaraba abantu benshi batekereza umusaraba uteranya, ariko kandi amatorero menshi ntabwo bivugaho rumwe. Bamwe baravuga ngo yabambwe ku giti, abandi bati yari umusaraba. Muzabona hari Yesu ubambwe amaboko ari hejuru yose. Ngira ngo mwaramubonye. Hari Yesu babambye amaboko yose ari hejuru gutya, hari na Yesu babamba amaboko ari hariya. So ibyo byose baba batandukana, bavuga bari umusaraba, abandi bati ni igiti, ntibabyumvikaneho. Ariko icyo tuzi nuko yari igiti. Niba cyari giteye gite ntago tubyitaho, igikuru nuko cyari igiti bamubambyeho. Abandi bakitwaza ngo kuko ngo yagomba kutwunga n'Imana, ngo kumva ngo guteranya ngo ko mu mibare. Vana ibintu by'imibare bya matematike mu gucungurwa. ntabwo mate tuyishyira mu gucungurwa. Iki giti nta nubwo cyari igiti cyiza ku buryo twakigiraho impaka. Cyari igiti cy'abagome muri icyo gihe, cyari igiti cyabambwagaho ibivume. Iyo bagushyiraga ku musaraba wabaga uri ikivume, wabaga uri umunyabyaha w'indengakamere, wabaga uri umunyabyaha ruharwa. Hanyuma rero iki giti nacyo kugira ngo Yesu akibambeho byamusabye kuzira mu gihe, kuko igihe cy'Abaroma n'Abayuda muri biriya bihe Yesu yavukiyemo nibwo bashyizeho icyo gihano cyo kujya babamba abantu ku giti. Ariko mbere bajyaga babatera amabuye bagapfa. Abantu babaga bakoze bisha amategeko, bakoze ibyaha by'indengakamere, amategeko
ari gutera amabuye, abandi bakora impfu zitandukanye. Ariko wibaza impamvu Kristo yaje barimo babamba ibivume ku giti. Kubera iki? Abagalatiya 4:4 yavuze ngo iki? Yaravuze ngo maze igihe gikwiye gisohoye, Imana yohereza umwana wayo wabyawe umugore kandi wavutse atwarwa n'amategeko. So igihe Kristo yavukiyemo yari timing y'ukuri yo gusohoza ibyavuzweho, kuko igihe yavukiyemo cyari igihe bicaga abantu babambye ku giti. Kandi ubuhanuzi bwari bwaravuze gute mu Gutegeka kwa kabiri? Gutegeka kwa 21 umurongo wa 23. Twihute amasaha y'maragera ndimo ndihuta tugendane. Gutegeka kwa 22 haravuga ngo intumbi ye ntizarare kuri icyo giti, ahubwo ntuzabareke ntuzareke kumuhamba uwo munsi, kuko umanitswe ku giti ari ikivume ku Mana. Uvuye ku giti ari ikivume ku Mana. So Kristo yagombaga kumanikwa ku giti kugira ngo yikorere umuvumo. Byari byarahanuwe yuko uri ku giti aba ari we wemejwe ko ari umuvumo, kabaye ikivume. Ntago ari utewe amabuye, ntago ari ushwe mu mazi, ntago nikiye mu manga nuko bashatse kubikorera kabamo. Yagombaga gupfa urupfu rwo ku musaraba kugira ngo ari ikivume ku bwacu. Yavutse mu gihe, mpamvu hano Paulo yavuze mu gihe gikwiriye gisohoye. Arabajya bibaza ngo kuki se ngo Yesu ngatahisaza ngo mu gihe cya Mose nkahita acungura abantu birangire? Kuki yabanje gutegereza icyo gihe cyose? Yagombaga gutegereza igihe kigasohora, aho ubuhanuzi bwose bwamuvuzweho buzasohorezwa muri we. Oh my God, I love the Bible. I love the Bible. Leko sharabados takelemando. Now, Abagalatiya 3:13 aho byasohoreye Kristo abikivume. Ubuhanuzi bwo Gutegeka kwa 2 bwasohoreye buravuga ngo Kristo yaducunguriye kugira ngo dukizwe umuvumo w'amategeko, ahindutse ikivume ku bwacu. Yahindutse ikivume gute? Kuko byanditswe ngo havumwe umuntu wese umanitswe ku giti. So kugira ngo uyu muvumo tuveho nuko yagombaga kumanikwa ku giti. Yagombaga kumanikwa ku giti. Usomye ubuhanuzi bujyanye n'iki giti buracyari bwinshi. Kubara 21 umurongo wa Mose ati curi inzoka isa n'izo uyimanike ku giti cy'ibendera, maze wariwe n'inzoka wese nayireba aracira. Mose acura inzoka inzoka muringa ayimanika ku giti cy'ibendera. Inzoka yawe wese, iyo nzoka y'umuringa, inzoka yari yewe yareba iyo nzoka y'umuringa agacira. Aha ni kubwira Mose Abisirayeli bamaze kugomera Imana bakaribwa n'inzoka. Babwira Mose bati twatumye ingingo Imana. Imana yamubwira ngo fata inzoka isa n'izo zabariye, ariko uyicure mu muringa. Uyu muringa ni ibuye ry'izaha, ni ibuye ry'agaciro, ntabwo ryigeze riba inzoka. So uyu murongo rero uhuye cyane n'Abakorinto ba 2:21. Niba ndihuta tube kuri speed. Ndagira ngo mind yawe iketinge vuba vuba. Mu Bakorinto ba 2:21 utarigeze kumenya icyambo, umuringa utarigeze kuba inzoka. Umuringa utarigeze kuba inzoka wahinduwe kuba inzoka, wacuzwe uba inzoka, kugira ngo urebye kuri iyo nzoka y'umuringa wese abone ubuhanuzi buri clear yuko Yesu, Imana ubwayo itarigeze kumenya icyaha. Imana izava mu cyubahiro cyayo, umuringa ibuye ry'agaciro, igahinduka umuntu, igahinduka icyaha. Hanyuma binyuze muri uko guhinduka kwayo abamwizeye bose. Ndagira ngo niba biri ari yawe uceho akarongo kavuze ngo uwariwe uw'inzoka yariye wese yareba, kuko kazadufasha mu minsi iri imbere. Areba
ntabwo gucura inzoka y'umuringa kwa Mose byakijije aba barwayi aba barumwe n'inzoka mu buryo buri direct, ngo kuko amaze gucura iyi nzoka y'umuringa amaze kuyimanika ku giti, ngo ubwo buri muntu wese inzoka yariye agiye guhita akira. Byasabye kwireba. Tuzabivugaho turimo tureba kugakiza, uburyo twakira agakiza, ko ari ingenzi kwizera kugira ngo wakire agakiza. Hari abantu mu gihe cya Mose bavuze bati se uraturesha kuri iyo nzoka, ibyo ni ibice wakoze, urabona umusazi, bakanga kurebayo, ngo utarebyeyo yishwe n'ubukana bw'inzoka nubwo umuti wari watanzwe. Aho tuharenge twihute cyane. Yakumbura rimwe haraje mu kubara rero. Yohana yandika mu gice cya 3:14, Yohana 3:14 aravuga ngo kandi nk'uko Mose yamanitse inzoka mu butayu, umwana w'umuntu akwiye kumanikwa kugira ngo umwizera we abone guhabwa ubugingo buhoraho. Oh hallelujah, glory to God. Nk'uko Mose yamanitse inzoka mu butayu, ni ku mwana w'umuntu akwiye kumanikwa kugira ngo umwizera wese. Ntabwo ari ukugira ngo uwarumwe n'inzoka wese, umwizera wese. Ikibazo kikurumwa n'inzoka kubona ikibazo ntabwo kikiri kukurumwa n'inzoka. Ikibazo cyamaze kujya kukureba, urayireba cyangwa ntuyireba, uramwizera cyangwa ntumwizera. Abone guhabwa ubugingo buhoraho. Twihute cyane, tuzahagaruka cyane mu minsi iri imbere. Icya kane cyabayeho ku musaraba, kwambika ubusa, kumutera imisumari, ndetse no gufindira imyenda ye. Abantu batekereza ngo imyenda ya Yesu ngo yari y'agaciro kanini, ngo urabona ko bayifindiye, ngo yari yacikaguritse, ariko ntabwo byari ubufindo nk'uko umwenda ari uw'agaciro ku yindi myenda, ahubwo kwari ugusohora k'ubuhanuzi. Ndababwiza ubuhanuzi bwose bwavuzwe kuri Kristo bwagombaga gusohora nk'uko bwari bumeze 100%. Zaburi ya 22 umurongo wa 17 kugeza kuri 19, umakuru Bibiliya ivuga, iravuga ngo kuko imbwa zingose ngo umutwe w'abanyabyaha untaye hagati, bantoboye ibiganza n'ibirenge, iyo ni ya misumari bamuteye mu kiganza n'ibirenge. Kwari ugusohora kw'amasezerano, gutoborwa ibiganza n'ibirenge. 18 mbasha kubara amagufa yose, bivuga ngo yari yambaye ubusa, aho ushobora kureba imbavu ze. Ngo bandeba bankanuriye amaso. 19 bagabana imyenda yanjye, bafindira umwambaro wanjye. Uyu ni Dawidi wabivuze imyaka ibihumbi n'ibihumbi Yesu ataraza. Bwari ubuhanuzi bw'ibizabaho ku musaraba. Hanyuma busohora rero, Bibiliya yavuze muri Matayo 27:35 haravuga ngo maze bamaze kumubamba bagabana imyenda ye barayifindira. Bagabana imyenda ye barayifindira. Uku kubuhanuzi. Ariko ndababwiza ukuri, niba hari umunsi ubuhanuzi bwasohoye ari bwinshi, ni umunsi Yesu yapfaga. Ubuhanuzi bwasohoye isogonda ku isogonda. Twihute cyane. Ikindi cyabaye 5, n'amaraso yavuye mu mubiri we. Igihe yakubitwaga, yaterwaga imisimari, igihe yabikaga ikamba ry'amahwa. Aya maraso asobanuye iki? Dukunda gukoresha ijambo amaraso ya Yesu, ariko abantu benshi bumva amaraso nka red liquid cyangwa se liquide y'umutuku. Aya maraso ava mu mubiri w'umuntu cyangwa se mu nyamaswa. Ariko iyo Bibiliya ivuga amaraso Kristo yamenye,
ntabwo bivuga amaraso nk'amaraso y'umutuku. Niba ukibyumva gutyo ufite ikibazo, kuko niko n'abantu babyumvise. Arababwira ati mwabyumvise nabi. Yarababwiye ngo ni jyewe mutsima wavuye mu ijuru, kuri jye akaba kuri jye ntazagira inyota ukundi kandi azagira inzara ukundi. Ngo batangira gutongana baravuga ngo uyu nguyu afite inyama zingana gute, afite amaraso angana gute ku buryo twese tuzayanywaho tukajya tuyanywa buri munsi. So bumvisha amaraso nka likide nk'uko abantu benshi nabo bumva amaraso nka likide. Ariko aya maraso avugwa ahangaha usonye mu gitabo cy'Abalewi igice cyaho cya 17 umurongo wa 11, twihute. Haravuga ngo for the life of the flesh is in the blood. For the life of the flesh is in the blood. Ubuzima bw'ikintu icyo ari cyo cyose buri maraso. Iyo Kristo yatanze amaraso ye, yamenye amaraso, tuba tuvuze ngo yatanze ubuzima. Yatanze ubuzima. Iyo bavuze amaraso ya Yesu, jya wumva ko bavuze ubuzima. So ari amaraso yamenye ku musaraba, n'ubuzima Kristo yahatangiye. Ntabwo yari amaraso nk'amaraso, ahubwo n'ubuzima. Petero wa mbere 1:19 haravuga ngo ahubwo mwacungujwe amaraso y'igiciro cyinshi nk'ay'umwana w'intama utagira inenge cyangwa ibara, ariyo ya Kristo Yesu. So mwacungujwe ubuzima bw'igiciro cyinshi. Mwacungujwe amaraso y'igiciro cyinshi. Matayo 20:28 aravuze ngo nk'uko umwana w'umuntu ataje gukorerwa, ahubwo yaje gukorera abandi no gutanga ubugingo bwe kuba incungu ya benshi. Yatanze ubugingo bwe kuba incungu. So ubugingo bwe ni bwaye ransom, incungu. He gave his life as a ransom, as a payment. Hallelujah, as a payment. Yere kwera kwe n'ubuzima bwarabitanga. Yabihaye nde? Yabihaye wowe. Abantu bibwira ngo yatanze ubuzima bwe ngo kugira ngo ukagira ngo arahandi bagiye. Yabuhaga wowe. Yabuhaga, ntago yabuhaye umwanzi ngo arimo arishura icyo umuntu yakoze, ahubwo yishyuye icyo umuntu yakoze gute? Amuguranira. Nuko Yesu yishyuye. Yo tuvuze ngo yanyishyuriye imyenda yose, tugira ngo ahari haraho Yesu yishyuye icyo kiguzi. Ariko icyo kiguzi ibyo kurya gize inyota, bampa umushari wa vino, bampa ibyo kurya byanjye ngize inyota, bampa umushari wa vino. Kera muri ba bantu basobanura ibyanditswe ukundi, bahita bafatira ngo kubanzi bawe, ngibaza umwanzi wawe ngo ugira inyota ngakaguha umushari, ngo abantu ngo bakugiriye nabi ngo barabahamagaye ntibazi, ngo amatelefone ntibayafata. Umva, ubu bwose bwari ubuhanuzi bwa Kristo. Busohora rero muri Yohana 19:28. Busohora Yohana 19:28. Nizere kuri kwandika, uraza gufata umwanya usome neza witonze. Hanyuma y'ibyo Yesu amenya yuko noneho byose birangiye. Nagira ngo mwumve statement. Yesu yamenye ko byose birangiye, ngo agira ngo ibyanditswe bisohore rwose. Niko kuvuga ati mfite inyota. Dawidi yavuze ngo iki? Ngize inyota, bamumusha wa vino. Yesu ngo yikuma atangira asanga nta nabo ebye muri Zaburi 9:22 akatarasohora. Abona hari akatarasohora, atavuga ngo inyota kugira ngo nako gasohore. So yasoje ile inyota 9 ari hateretse ikibindi cyuzuye ira ngo bamumusha. Murumva Bible interpretation is the
byanditswe mu ijoro rya tradition, there is no confusion, ibintu byose biruzuzanya. Ngize inyota ba mu mushari wa vino, ngo hari hateretse ikibindi cyuzuye vino isharira, umushari wa vino. Nuko benda spongo yuzuye ya vino isharira, bayishyira ku rubingo, barayimusomesha. Yesu amaze gusoma vino, araranganya amaso ngo arebe mu buhanuzi ko hari ikintu gisigaye. Araranganya amaso arebe ko hari icyo atarasohoza. Abonye ntacyo, arangije aravuga ngo birara, ngiye. Haleluya, haleluya, glory. Ahita avuga ngo birarangiye, ubuhanuzi bwose ndabusohoje. Arangije ngo acurika umutwe, umutima uraca. Acurika umutwe, aravuga ngo byose nabirangije, maze gusohoza byose byamvuzweho, maze kwishyura ideni ryose. Arangije ngo acurika umutwe, umutima uraca. Oh my God. Haleluya. Hari ibindi rero byagombaga kubaho, ariko atari ubisohoje, bikozwe n'abandi. Bikozwe n'abandi. We yaramaze gukora byose byamwanditsweho. Mu buhanuzi bwa Zekariya igice cyaho cya 12 umurongo wa 10. Zekariya 12 umurongo wa 10 niho hari ubuhanuzi bw'icumu yatewe, ariko urumva ko nabyo byasohorejwe kuri we. Ubwo yari amaze gucikana, amaze gutanga, ariko n'iri sezerano ryasohoye nyuma amaze gupfa. Kandi nzasuka ku nzu ya Dawidi no ku baturage b'i Yerusalemu umutima w'imbabazi no kwinginga, bazitegereza jyewe uwo bacumise. Bazitegereza jyewe uwo bacumise. Bazamuborogera nk'uko umuntu aborogera umwana we w'ikinege. Bazamurira bashavura nk'uko umuntu agirira umwana we w'imfura ishavu. Ibi ni byabaye Yesu amaze gupfa. Abantu benshi baraboroze, niko Bibiliya ivuga. Barataka bararira abari bamushyigikiye. Hanyuma aravuga ngo bazitegereza jyewe uwo bacumise. Iyo ukomeje ugasoma muri Yohana 19:32, ubundi mu bihano byatangwaga habagaho guterwa amabuye. Nta kintu cyo gucumitwa icumu cyabagaho. Ikintu cyo gucumitwa icumu ntago cyabagaho, ariko cyabaye gusa kuri Kristo kugira ngo ibyanditswe bisohore. 32 Yohana 19:32. Abasirikare baraza, babanza kuri umwe bamuvuna amaguru. Ni bya bisambo byabambanwe na Kristo, babisanze bikirimo kurira bitarapfa, bamuvuna amaguru. Nundi wari ubambanywe we bamugenza batyo, ariko bageze kuri Yesu basanga amaze gupfa, ntibamuvuna amaguru. Ntabwo wabaga kuvuguru y'umuntu upfuye. So Yesu amaze gusohoza byose, ntabwo yarindiriye ngo bamwice bamuvunnye amaguru, ahubwo ngo yahise acikana arapfa. Bamugezeho basanga yapfuye, bituma batamuvuna amaguru. Uyu murongo ngo byari kugira ngo ibyahanuwe nabyo bisohore. Ibihe byahanuwe 36 aho ngaho twasomaga, aravuga ngo kuko ibyo byabereyeho kugira ngo ibyahanuwe bisohore, ngo nta gufa rye rizavunwa. My God, muri Dawidi hari ubwo buhanuzi, aravuga ngo nta gufa rye rizavunika. Nta gufa rye rizavunika. Ero Kristo bamugezeho basanga yapfuye, kandi mu mategeko yabo uvunaguru y'umuntu wapfuye. Ibyo ngo my God, byabayeho kugira ngo ubuhanuzi busohore ngo nta gufa rye rizavunika. My God. None dusubira kuri 34 ngo ariko umwe muri bo amucumita urubavu. Yamaze gupfa, ariko abonye batamuvunnye amaguru, ngo arangije afata icu rye ngo arimucumita mu rubavu. Uwo mwanya havamo amazi avanze n'amaraso.
amaraso avanze n'amazi. Imana ishimwe cyane. So uyu musirikare rero wamutumise mu rubavu yagira ngo asoze ubuhanuzi bwo muri Zekariya, avuze ngo n'abamucumise bazamubona. 37 bahita bongera bakabisubira ngo indiwe biravuga ngo bazabona uwo bacumise. Bagombaga kubaho kuko nabyo byari byaramwanditsweho kugira ngo byose bisohore. Hanyuma iri cumu ryo mu rubavu rifite ikindi risobanuye, reka ngisobanuye vuba vuba. Iri cumu ryo mu rubavu yari confirmation yo kuvuka kw'itorero, kuko kugira ngo Imana ireme Eva umugore wa Adamu yabanje gusinziriza Adamu, irangije ngo imukura mu rubavu. Ahangaha rero turabona Adamu wa nyuma asinziriye ajombwa icumu mu rubavu, havamo amaraso n'amazi. So uku gusohoka kw'amazi n'amaraso kwari ukuvuka kw'itorero, yari confirmation y'Imana yakoze mu itangiriro irimo kurema Eva imukuye mu rubavu rwa Adamu. So bya confirme yuko ari yuko itorero rizavuka rivuye mu rubavu rwa Kristo. So iyo ari confirmation yo kuvuka kw'itorero. I love the Bible. Mareko zitaramando badava. Reka niwute cyane mvuge mu nyongera iminota 5, niwute cyane mvuge kubijyanye n'impinduka zabaye zagaragariye abantu Yesu amaze gupfa. Ahangaha yarapfa uhereye ku isaha ya 6 muri Matayo 27:45. Ibi byose turi kuvuga ni concept y'agakiza. Ugomba kumenya gucungurwa kwawe uko byagenze, ugomba gusobanukirwa, atari ukuririmba gusa ngo kumusaba bikangira aho ngaho ukarira ukihanagura utekereje uko Yesu ngo bamukubise ngakavamwe amaraso. Ugomba kumenya igikorwa cyabaye mu mwuka. Matayo 27:45 we isaha ya 6 habubwira kabiri mu gihugu cyose kugeza kuva saa 6 kugeza saa 9 habayeho ubwira kabiri. Kristo yari ari ku musaraba. Naho muri Matayo ngo now from the 6th hour until the 9th hour there was a darkness over all the land. Impamvu mvuze nsomye mu Cyongereza hari abavuze ubwira kabiri, hano mu Cyongereza bavuga darkness. Habayeho darkness amasaha 3 yose. So umucyo wose wari uri kwisi warahunze. Wari wamenye yuko umucyo w'isi w'ukuri ari we Kristo wamaze kwishiraho umwijima w'icyaha. Hariya cyari kimenyetso kigaragara uburyo umwijima w'icyaha wabundikiriye umucyo, wabundikiriye gukiranuka kose. Kristo akishiraho umwijima. So imico yose yo mw'isi irahunga, itinya kureba umucyo w'ukuri. Igihe wikoreraga umwijima w'umuntu, urupfu rw'umuntu, iyo mpamvu habaye umwijima for 3 hours muri ariya masaha 3 niho Kristo yakoreye akazi. The job was done. Oh hallelujah. Gozamando braniga zovai. Ariko kandi byari byaravuze mu buhanuzi ko bizaba. Ubuhanuzi bwa Amosi igice cya 8 umurongo wa 9. Amosi 8 umurongo wa 9 haraba ngo kandi uwo muntu I love day uangala vala ndona mosadi ni kuiteka ni kuru nzatumye barirenga kandi nzazanira kandi niyo mvayo bakoresha ngo kabiri kandi nzanubwira kabiri ayo musubira hakiri kunywa.
aravuga ati uwo munsi nimewubona izuba rizareba hakiri kare bakajya bayoberwa ibyo ari byo. Aravuga ati reka mbisobanure mu magambo mushobora kumva, buzaba ari ubwira kabiri, umucyo wose uzavanwaho. Oskena mandosa lebrenega de velelo saladar. Nta kintu na kimwe cyabaye just for coincidence. Ubuhanuzi bwari muri bo busohora kuri bumwe kuri ubuhanuzi bwose busohora. My God. Ikindi cyabaye abantu bakakibona nugutigita umutingito. The world shook. Isi yaratigise. Matayo 24:51. Umwenda ukingiriza hera cyane ndaza kuvugaho nyuma. Abarozo nza gusezaho. Umwenda ukingiriza hera cyane urusengero utabukamo kabiri. Utangirira hejuru ugeza hasi. Isi yatigita, ibitare biramsira. Bitare mva kuntu zaburi yaranuye miroro wa 9 kubijyanye no gutigita isi ya ijuru y'Imana. Sinayi iriya ihinduka ihindira gishyitsi imbere. Sinayi iriya ihindira gishyitsi imbere y'Imana. Niyo bara Israel. Ko ntusobanurira kugira ngo murumve mwibuke. My God. Isi guhinda umushyitsi checking. Hanyuma avuga ngo ahinze umushyitsi yaramubonye ihinda umushyitsi. So guhinda umushyitsi kwabaho Yesu apfa, kwari uguhinda umushyitsi kwaturutse muri judgment y'umuvumo. The earth shook because the curse was being judged, and punished of Jesus Christ. Mwibuke biraba ngo yahaniye icyaha mu mubiri we, kandi mwibuke uyu mubiri w'umuntu wavuye mu gitaka. So igihe icyaha cyahanirwaga mu mubiri wa Kristo, itaka ryaratigise kuko sinzi niba ari umuntu byumvise. Ari ukuntu numva nasobanura ibintu ariko nkumva ntabwo biri kuva neza. Nizera ko mubyumvise. Imana yahaniye icyaha mu mubiri wa Kristo, hanyuma isi iratigita kuko uyu mubiri ndi gukomoka. Isi iratigita kubera yuko umuvumo, ibyaha bipandishingwa mu mubiri wa Kristo. Hanyuma finally umwenda ukingiriza hera wacitsemo kabiri nkuko twisomye muri Matayo 27:51. Umwenda ukingiriza hera cyane h'urusengero utabukamo kabiri, utangira hejuru ugeza hasi. Haleluya. So uyu mwenda gucikamo kabiri, icya mbere byagaragazaga ko icyatandukanyaga umuntu n'Imana gikuweho. Gap, barrier icyari gihagaze hagati y'umuntu n'Imana, Kristo akiri ku musaraba, uwo mwanya cyahise gikurwaho. Umwanya wari hagati y'Imana n'umuntu badashobora kubonana wahise ukurwaho. So the barrier was removed. O sakenda minivole zaraba. Umwenda wakingirizaga hera wacitsemo kabiri. The barrier was removed. Hesaniko paria dalama. Icya kabiri ngo gucika kwawo watangiriye hejuru umanuka hasi. Nta bintu bibaho coincidentally ngo kuba wacitse ngo uvuye hejuru umanuka hasi birango nta kibazo. Kubera iki? Mbere yuko Kristo aza, abantu bashakaga Imana kuva hasi bajya hejuru, bashakaga kuzamuka ngo bagere ku Mana. Uyu mwenda gucikamo rero uhereye hejuru umanuka hasi cyari ikimenyetso cy'uko Imana ubwayo ariyo hize. Ntabwo umuntu agikeneye kuzamuka ajya ku Mana, ahubwo niwa zalega digere Imana yamanutse izi umuntu aba ariyo ikura
icyatandukanyaga umuntu n'Imana ubwayo niyo yabikoze, ihereye hejuru ikamanuka. Iyo uyu mwenda ucika uhereye hasi, bari busaka abantu bari aho ngaho bakabasaka imikasi, mutwereke, mushobora kuba mufite imikasi mu mifuka muciye uyu mwenda. Byari bizavugaho mu mateka bati buriya hari uwawuciye tutabizi, ariko watangiriye hejuru aho uburebure bw'umuntu budashobora kugera. Imana ishimwe cyane. Agakiza Imana yatuzaniye ni igikorwa cyayo bwite kitarimo imbaraga z'umuntu, niyo ubwayo yaje kwiyunga natwe. Abakorinto ba 2:5 umurongo wa 18 aravuga ngo ariko ibyo byavuye ku Mana, yo yiyunze natwe, ntabwo ari twe twiyunze nayo, niyo yiyunze natwe. Haleluya, haleluya. Hejuru ukamanuka hasi cyari ikimenyetso cy'uko ari umurimo w'Imana gusa, nta muntu wawugizemo uruhare, niyo ubwayo yabikoze. Haba ku musaraba, haba guca mu mwenda kabiri, ibintu byose byakozwe n'Imana. Yikoreye umubabaro wose, yikorera agahinda kose, yikorera gutukwa, yikorera umuvumo mu mahwa, yikorera imyenda bayimuciraho, byose kugira ngo bisore ibyamuvuzweho. Je nawe duhabwa akagakiza abantu benshi bagikerensa. Niyo mpamvu turi mu ijambo riri mu Baheburayo igice cyaho cya 2 umurongo wa 3 uravuga ngo mbese bazakira bate nibasuzugura agakiza gakomeye gatya. Nimo ndababwira gukomera kwa kagakiza, ndababwira iki Imana yakoze kugira ngo uyu munsi ube ufite ubugingo buhoraho. It was not a joke. Ntabwo yari filime wabonye kuri CD, kuri projector. It was real. Ubuhanuzi bwose bwahanuwe uhereye ku itangira ry'isi, mwirema ry'isi, bwasohoreye muri Kristo Yesu. Oh my God, libo salemando vara. Mana turagushimye kubw'ibyo wakoze byose muri Kristo Yesu. Ene wazamanda eteregedos takemando varia. Hagira umuntu ukura kuri mute dushima Imana. Sizo zinemo ayaya zo dikene nonde na abana kuno kusira gosika ni avaria ba yo wasohoje byose muri Kristo Yesu Kristo. Wabwira koroba bagushimye agakiza waduhaye, bagushimye kumusaraba, umutima watanzwe, bagushimye kubibaro wanyuze niwa ndokarinda baba nina zosikele mayaba. Ushimwe Kristo wa Yesu. Hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Imana ko agakiza gaturuka ku yonyine. Imana ishimwe cyane, Imana ihimbazwe cyane kubw'urukundo rwose Apostle